zacu twiremera umunezero tananira babiri bakundana na buryarya basangira kabisi n'agahiye bagakabya inzozi mw'isi biremeye. Ikati bivuge binarangire man. Nagiye no hanze nakuma amatate nari mu kuvuga ngo man mwana mwarangiriye neza mwewe. Oya do. Tati yanaragiye arwaye kubera ngeyo. Nawe urifasha uragenda utananseze. Mwese munsize muri urugo rw'iwanya please. Uwo urumva ari ngewe watekereza iki? Ese Margo konde batajina nta uri ku modoka na hano bakaba bafunze ari hehe ukasoma bityo ari kuvugira kuri telefone. No come on John wikomeza kumbwe wowe kutabikoze ko byakunaniye kucyungiriza gukora ibyakunaniye warangiza ugataha ukajya iwanyu erega reka ngumbire ikintu kimwe nanjye ntagiye mu rugo kuko ari kure nashaka n'ahandi njyama nabirenze nagenda ariko sinkomeze guteza ibibazo muri uyu muryango uzi naho ngeze akarima Matatiyana mba niwumva nagenda bizagutungura nta kintu nese nabigenza. Okay, reka tubireke Jojo n'ubundi biri ku stress. Reka mbireke njye ku kazi. Biri sinzi ko ndibona gashobore. Man mfite stress byahatara. Anyway, tubireke nyine. Gusa reka nkubwire ikintu kimwe before yuko ngenda. Jo niwe wifuza ko njye nawe tudashwana. Nyine tudashwana for good. Shaka umwanya njye nawe tubonane. Ibibazo dufite ibibazo byo muri urugo tubikemure birangira. Erega umuti w'icyazo si ukugihunga. Okay. Dana ari bimwe. Bye. Very good. Very good. Taji. Yes. Kombo ufite stress akazi tutaragatangira. Ubu mu byukuri ubona ibi bijyanye n'isoko turi buza kwikora neza. Namira nyihanganira kabisa ndumva nameze neza. Ibintu byabyutse binera stress ariko opko biri bugende neza. Umunsi urajya kurangira meze neza. Ariko ngira ngo urabizi ko kano kazi kacu gasaba ubwitonzi kagasaba ubushishozi. Ari yishuwa ko tuza biza kuduha umusaruro. Dani nanjye ntago mbizi neza ariko opko biri buze kugenda neza. Ahubwo uranyihanganira reka nshaka ukuntu parika hano banze mfate fresh air.
Nizere ko atarembye cyane. Sawa mama, sawa mugira umunsi mwiza. Yego. Tajino. Ndakumva Damien. Gende kubona nimero itarimo kumvikana. Ngerageje guhamagara Tatiana, telefone yitabwa na mama Tatiana. Rero nkurikije ukuntu umeze no kuba telefone ya Tatiana irimo kwitabwa na mama we. Hari mudasobanutse muri byo ndimo kubona. Sheri, wabonye ibyo mba nkubwira ni ibintu nashakaga. Wabonye ko n'ibirori bya nimugoroba byari byiza. Inshuti zawe zihari, inshuti zanjye zihari, abavandimwe bacu, umuryango. Wabonye bitari byiza? Ndakubwiraga ntabwo ari byiza gukora ibintu mwiherereye. Sheri, ntakubeshye ndishimye ko wishimye. Ariko nanone ndibuka amafaranga twakoresheje muri bya biro ukuntu ari menshi. Kandi nabonaga atari ngombwa cyane. Aho Sheri wajya ureka gutinda ku bintu. Ubu si ubu ngubu koko. Erega, reka mubwire. Ibintu biba ari ibintu bibaye bitazongera kubaho. Rimwe bitazongera kubaho. Niyo mpamvu tugomba gutekinga time tukabikora neza. Bikadushimisha twese n'abadukunda. Nene se kuvuga ngo amafaranga kukunyambika impeta gusa, okay. Ubukwe se bwo buzagenda gute? Sheri, ubukwe nzabukora. Gusa nzakora ubukwe bujyanye n'ubushobozi bwanjye. Usojya nkora ubukwe nk'ubw'abakire. Ubushobozi bwanjye ntabwo busa. Damien, Pereza? reka nkugeze hariya twagombaga kugera kuri ofisi y'abari Abadage. Ngiye ndumva gukora akazi k'uyu munsi biri bunanire. Ni ukuri kandi unyihanganire. Ariko se ubundi wambwiye wabaye iki? Damien, ngiye ntabwo ndi tayari yo kukubwira icyo nawe. Reka tuzabiganire ejo. Ndumva ntari ready today. Please. Okay. Ntacyo hangeze. Hangeze ugenda ujye kuruhuka. N'ubundi ndatemera nta musaruro wampa. I'm sorry. Jojo, umaze gupakinga ngo nkwereke ibindi ufashe. Niriwe mjo. Karibu mwiriweho. Ariko sha izina rya Mugihomba ryaze kuvamo burundu. Wafashe izina rya babyara bawe aribo banyita. Ungiranye korome kandi so wanyu. Yes, ko nakuze numva ariko bakwita. Uriya kuvuka ndi ikinege nta mukuru wanjye nigeze numva kwita data wacu. Nanjye birangora kubiguhamagara. Rero akomeza kuguhamagara ibyo numva abagenzi banjye baguhamagara. Ako ari kibazo. Aya ntacyo. Umeze neza ariko. Twari turaho. Ntacyo ngaho mbwira ibyo ushaka kumbwira kuko ndafite gahunda ndihuta. Ariko uraza no kunyarukana ku buryo ntaza gukererwa. Nta modoka nzanye na moto. Na moto ahubwo umuhanda wo hepfo nabonye ufite ikibazo niyo mpamvu nurutse ruguru iriya. Okay. Ariko naje na moto.
ngaho zana agatebe basi mu nzu wicara umbwire hano ari ibintu bigoye sugira ngo ndamenye naho mbihera kazana ni yawe Shirikarize. Yakariza umwanya muto ko kari gusinzira. Ntacyo mumpe. Noneho ubusanzwe abashyitsi nko muri 15 minutes ndabamaze kwambara ubundi muze. Okay. Sheri, ngirire Steri. Aze mutume niwe yavuye ku isoko. Kesari kamubwira. Bicure banje. Azishe mama. Andishe. Nambara mundi ngwe akanono. Mfasha umubwire. Uwo ni umurengwe. Nko gutema ishami ry'igiti uryicare. Ese ubundi ndi urinde uri iki? Kugeza umwana wa Sara rwara agasara kubera wowe. Uzi neza icyo uri cyuyu munsi ko ari Sara ubikugiza. Ntacyo nzabimwibariza. Ariko mujomba iki? Jewe nta kintu mvugana nawe. Niba udashaka gukemura ikibazo cy'uriya mwana w'umukobwa wa Sara, sinshaka kuzongera kukubona muri urugo rwanjye. Uza kuhagarara imbere yanjye umbwira amateshwa n'amahovu. Mujyo hanyimire nkaranza kubwira ukuntu ibintu byose byagenze. Ni ibintu byumvikana sinzi ngiye impamvu utari kunyuma. Mu by'ukuri mutabaruka singa ushaka hano ufata inzira ugende. Uranyumva? Uranatinyuka uvuga ngo numukunda? Ariko menya unabeshye. Ese ubundi yagukunda guciki? Soni. Ariko menya hari ikindi kibyihishe inyuma da. Ntabwo ari gusa. Ntegereje kuzabaza mama Tatiana wenyine. Sha. Watuma nkora ikintu kibi. Urumva? Mukane reka tuve mu biganiro ntaza kwibagirwa kuvuga ijambo rizima ry'umunsi. Ndeka hari n'ijambo cyane rwose. Ijambo ry'urarihawe hano ni mu rugo. Murakoze cyane. Buriya mu kuvuga ukuri nta kintu cyashimisha nko kubona mu muryango hagiye hagarutsemo umunezero n'amahoro. Byongeye Imana nyuma y'amakorosi menshi ikongereka ikatanga impano y'umwana mu muryango. Ni ibintu byo kwishimirwa pe. Ni yo gushimira cyane. Ntabwo nagusekeje. Ejo tuvugana na Higiro hamwete rwose Bob ariko bivuze akomeje rwose ubonaga ari seri. Rwose Bob bitewe no kuntu tugufata mu muryango wacu. Rwose ndashaka guha hano yo kuba ari wowe uzita umwana wacu izina. Reka ni mo mvanze kumwita. wowe rukundo nari ntegereje uzahora uri ibyishimo byanjye Jani ndagukunda Jani ndagukunda